Patrick yiyemeje ko umubyeyi w'intangarugero. Honorine we aragenda arushaho kuremba ariko ntashaka kwivuza. N'urunana. ubundi se busho uretse wenda mwebwe mpamvu mufite ayo mafaranga yo gupfusha ubusa ubundi urabona agati katoza amenyo neza busho ntukure Pascal we harakeye rwose kukwigisha isuku yo mu kanwa sibyo binzanye ariko nayo ni ngombwa da ikindi gutunga uburoso bwo koza amenyo n'umuti wo koza amenyo rwose ukatuza n'abana bawe kuyoza ntako bisa rwose nabyo ni ingenzi mbana aho by'abahaza mbwira ikikugenza nzabwe n'abana rwose benda ndabona nabo baje niko sha kuki mutajya ku ishuri Tuchera tubwiye ngo tubanze twiyogosheshe tumese tuniyuhagire. Abandi bana baratwinubira kubera umwana. Muva aha mugende mw'abana mwe ntimukivange mu biganiro by'abantu bakuru. Nyibwira busho nyibwira niba ntaho zikiraka yewe dore ubushomeri bumeze nabi. Nakubwiye ko ntazanywe ahangaha nibiraka Pascal. Urumva? Mpazanywe n'aba bana uhura kandi mpaje nyuma yo kuganira na mwarimu wabo rwose. Mwarimu wabo nyine mwarimu wabo sakuregera abana banjye nkandi ariko Pascal ubwo wibagiwe ko ndi parasocial rwose natoriwe kuba umujyanama w'imibereho myiza n'iterambere mu mudugudu wacu ibyo nabyuze ibyo ndabizi kuba yambwira rero ibibazo by'abana nkaza nawe kukugira inama rwose bifite ishingiro ariko rero rwose Pascal ni Nyarurembo nimba ari uko ntahavuka sinzi icyo abantu baho banshakaho ariko se Pascal nasoni bigutera koko kubona abana bawe bajya ku ishuri bajeje tinda rwose bikabangamira abagenzi babo bigana ibyo koko nasoni bigutera ariko se mwabantu mwe gukena ko atari ingeso Pascal utongera kuvuga gukena hangaha niko kuko ari wowe ari n'umugore wawe ntabwo musiba ibiraka kandi nimusiba no mu kabari ko bayakorera bakayanywera se ceceka aho ngaho ariko muzari irata busho nukuri rwose igihe cyose abana banjye batarabona batera nkunga babagurira ibyo bikoresho by'ishuri izo nuforme n'ibindi bakeneye ishuri meyo papa rwose twe turashaka kwiga kandi natwe biratubabaza kujya ku ishuri dusa nabi Pascal wowe n'umugore wawe harubwo musiba mu kabari simvuze ngo mureke kunywa ariko nyine rimwe wibuke ko mu rugo hakenewe isabune wibuke ko abana bakeneye kwiyogoshesha wibuke ko hakenewe ibiribwa bakeneye kurya wibuke kandi n'iryo terambere mbese ryabagize umuryango wawe ariko busho wowe rwose ubu ntuzi ko umuntu akora imibare bikanga koko neza ariko bikanga cyane ko imibare rwose iba ari mikeya nyine biranga ariko rero nkubwire Pascal ntugire ngo nje ahangaha hari imikino mpaje mbabaye urumva kandi na mwarimu w'abana yabimbwiye yababaye ntidushaka ko abana bawe bamara iminsi ibiri batarasubira mu ishuri ibyo wabyumvise nanjye rega sinshaka ko baguma hano abandi bagiye kwiga urabizi Pascal kuwa kabiri mu nteko y'abaturage nzasaba ijambo mbwire abatuye umudugudu wacu bose niba kubona mu kabari cyangwa bakabana umukobwa Jana bajye babamagana uweze ko mbona ugeroshe kandi imperuka utunganya umwana uvuga ngo ugiye kumujyana kumupimisha imikurire ahubwo bujyane kuko ameze nabi kare ufashwe n'ibikize kandi mfashwe n'ikintu kirabanje kiraza kitambika hano mu nda yewe kitambitse hano mu nda kimpagarara hano nyine maze ndaruka mfatwa n'isereri kareme uvuze kuko biragenda bite ni icyemezo twafashe kareme igihe cyose ku mudugudu bari gupima abana ibiro n'imikurire migi tugomba kumujyanayo urumva nava ahangaha gutyo koko nori ubu se mpuye na Patrick cyangwa undi muntu ufitiye ideni akanarira kuba akajwiga none se ubwo ngubwo uzihisha abantu ufite amadeni kugeza ryari kareme mbwira ahubwo rero kuko abapimira abana ari ku nzira ijya ku kigo nderabuzima nako ndibutse n'abaganga rwose bakingira abana batoya baba bahaje wari ukwiye kujyayo ukanisuzumisha ntabyo nisuzumishamo rwose kareme kuko ikibazo mfite ndakizi ngo iki nyogokuru yarakimbwiye kareme wa mugore rwose narakubwiye
igihe cyose ufite ibimenyetso by'uburwayi aho kwizera nyogokuru wawe ujya ujya kwa muganga. ariko karemera ntukigire uw'ejo uyobe ko ubukwe bwacu bwavugishije abantu birwa iwacu amangambure. Ibyo bikagira nihe sano n'uburwayi bwawe rero? birayifitanye itariya kure cyane Kareme, kandi nyogokuru yatangiye gushaka umuti w'ikibazo mfite. Nutifuza ukarushaho kuremba ntuzangire ngo sinakubwiye. Ibyo bireke rwose, nakubwiye ko nyogokuru abimfashamo kandi ikibazo kigakemuka neza. Urumva igisigaye ni icyamigo udafite uri bumujyane kumupimisha. Ubwo nyine mu kanya ntiworoherwa uriyandayanda umujyane. Simbona iyo umaze gucya woroherwa kongera kuremba nimugoroba. Kandi rwose mfite ubwoba ko umwana wanjye atigeze yiyongera rwose, kuko muri iyi minsi ntarya neza n'igikoma nta kinywa, yewe akinywa nk'uwo muti kubera ko nta mata barimo. Reba uko umwana wanjye asa n'ukuri. ngo nire baranseke Nadi uzi ko nsekeye none saruzi ko atazi guseka Padri. Umwana w'amezi 6 adaseka yaba afite ikibazo. kuvuze ko mupimishe se basanze umukobwa wacu akura ate Nadi? Bambwiye nkomerezaho kuko ubu kugeza ubu ngubu barakura neza nta kibazo. Nadi uri umubyeyi mwiza pe. Nta nubwo bana nifite ariko ko umwana wanjye nubahirije kumwonsa amezi 6 ya mbere nkuko babimbwiye kandi uko ashatse ko nkamwotsa. Ariko umenye ko yuje amezi 6 Nadi amashirika yonyine atakimuhaza. Nawe se wowe nanonse yatara. Erega y'abajyanama babivuga bingwa mu gutwe. Nyine muri iminsi namutangije fasha bere kuko yujuje amezi 6. Rwose ndashaka ko umwana wacu akura neza mu bwenge no mu gihagararo, mbese atanarwaragurika akamera nk'abana bo kwashyaka na Devoto. Nuko rwose aho ngaho. Ariko ubuzi ko kare gakobwa kaburinda ngo kuva katangira umwaka wa mbere ariko kaba kambere karenze kagira umwaka wa 6 ntawe uragacaho. Kugira ngo bigerwe ariko birahananirwa Patri, kandi birasaba imbaraga zawe. Nditeguye Nadi. Indyo yuzuye iri ibikomoka ku matungo kandi hagije. Umwana akarya inshuro agomba kurya ku munsi. Uba kitangira ngomba kumugaburira ifunguro rimwe rito n'abiri manini kandi nkakomeza kumwonsa. Ngiye Patrick icyo ushaka cyose ngo umwana wacu adakora umunagari. Ntabo kwa Pascal njya mbona ukimwe ndagikora Nadi. Ndabivuze. Okay, mushakira indyo yuzuye nyine nanjye bireba no kuyitegura no kuyimuhana isuku ubindekera nzabyitaho. Nibyo gusa Nadi. No kujyuza nyine ukamuganiriza, ukamushakira ibikinisho bikangura ubwenge bwe, ukamusomera inkuru, ukamuririmbira ndetse nyine mugaseka. Ibyo ngiye kubikora. Ko wumva wishimye se mukaba mutanshimiye sha? Twishimye kandi twagushimiye papa. Ubu rwose ejo tuzajya ku ishuri dusa neza. Wambaye imyenda ifuze twaniyogoshesheje. Ariko mwabonye imbyiro mwari mufite mwabana mwe? Niko ye. Buriya mwasinziraga mute koko? Papa wakoze kudutsirita pe, itazongera gutinda kwiyuhagira. Njye byane isoni ziriya mbyiro umenye ari izindi azakurikiraga. Ariko rero dufite ikindi kibazo papa. Ikibazo kimeze gutese kandi kaze? Cy'inzara. Nukuri turya ibiryo byo ku ishuri tukazongera kurya ejo ku manywa, umuntu yenda kubura umwuka neza neza. Ndaje gato yemwe ba. Ahubwo se ko bari umuntu abanyu badahari. Njye kubazana se papa, bari bagiye mu nzu kwa mukecuru Rangwita, Lopezi yabajyanye. Ni bene ba Moza na Cizirungumuza kuko bari batoya Lopezi arabatwara akabaye ibiryo. Ni murye bana ba, ni murye rwose. Urakoze. Nukuri dutunguye papa. Oya nta kibazo. Nta kibazo murye nishimye. Urakoze papa. Aha weki ko nturutse hirya hanomva bitwengera. Se nikosha. Ese ko muhise muceceka mama muramutinya? Mwabimenya nje nshonje rwose nanjye mugira uko mungenza. Ewe ahubwo se urabona utaravutse mu nzara mukobwa ja. Reka usanze tubimaze da. Nukuri. Haguruka kaze, haguruka tujye kubyoza. Koko se mugiye koza ibyo mwarireho kunzana nanjye ngo nice isari. Wihangane rwose ntitwari twakubaze mukobwa ja. Niba ushonje jya mu gikoni urebe uko wigenza. Ubwo se koko mwabinkora Pasika gutinyuka mu gateka mukarya mukarangiza. Ariko nkubaze mukobwa ja. Iyo utashye ugabuzaho kugira ngo utahe karuteke ugaburira abana nk'umubyeyi, wumva nta soni ufite wowe? Ugira ngo nteke ibyo utahashye se ni kanga uvaho useze amafaranga yo guhaha. Arige nawe se ninde ufata amafaranga y'ingoboka agenerwa abagore batwite n'abonsa bo mu miryango ikennye? Ikindi bayaguhera ni iki ikitari ukwita ku mirire n'isoko? None rero ncyurira ingoboka Pasika. Nanjye rero ntuyintera ungabuza.
uzi neza ko amafaranga uhabwa yamarira mu nzoga n'abagabo. ng'abagabo Pasika. Ba Stefano yaguriza sura abayobewe. Urinda usonzera kwa Pasika kubera iki? Wagiye umugabo waguteye iyo ndakakugaburira amanyama n'imicerira. Migi wanjye kuko ubu bagiye kudusubirana inyuma koko sha. Kandi buri gihe rwose badushimaga uko tumwitaho neza. Urumva sinari kuvuga uko duhagaze hano mu rugo, navuze ngo tugiye kwisubiraho. Reba ubutaha none ugiye kumupimisha noneho ugasanga byaragabanutse we, umujyanama akakubwira ko agiye kugira imirire mibi. Ariko Kareme wagiye ureka gutekereza nabi koko. Ariko Migi nawe ufite mu ruhare runuri. Uruheze. Nubwo nta mata ari mu gikoma, iki gikoma kinyoye cyonyine cyamugirira akamaro ariko aracyanga. Ibiryo asabye ugira ngo abirya neza Kareme, apfa kumva nta ndagara zirimo cyangwa nyina akaboga. Akabihirika rwose, ibyo atamiye nabyo abitamira turwana uboshye ndi kumuha umuti. Ubonye iyo ntarwara koko nari gushakisha ibiraka hirya no hino Kareme, ariko byibura umwana wanjye ntaburige. Ariko siriya nkoko yirirwa iteteza hariya ntinatera. Muri iyi minsi ntiri gutera pe. Wabona imaze no gusaza ahubwo nitumara kuzanzamuka tuzagura indi. Migi wanjye cyane indyo yuzuye nori. Cyane pe. Iriho n'ibikomoka ku matungo. Nanjye ndaho ngaho ndi mu madeni ba nyirayo baraye bari bumvunira umuheto. Nyina nawe ararwaye Kareme. Ariko sinshobora kwemera ko umwana wanjye asubira inyuma mu mikurire. Ndakurahiye aya maboko Imana yaba yarayampereye iki? Ngomba gukora uko nshoboye ngakemura ibibazo dufite. Aro nyogoku noneho kumpamagaye bwije. Uragira ngo se ndatuje mwana wa. Nirirwa nshakisha umuti w'ikibazo cyawe. Uramenya utazava aho ngaho urwara nyogoku, tuza rwose. Honori. Karame. Mu kugenda aho hose mbaririza umuti rero. Hari n'undi muti w'ibyatsi bandangiye ushobora kugukiza vuba kurusha yayindi nari nakubwiye. Mbwira ndakumva rwose kandi nanjye ndashaka gukira vuba. Ariko rero uwo muti ugomba kujya wiyuhagira amasangano y'inzira ku buryo uzawutambuka azatumukana iyo myuka mibi baguteje. Ngo ikinyogoku? Ni ukuwiyuhagira umubiri wose kandi ukawiyuhagirira aho hantu nkubwiye. Nese ubwo nzahiyuhagirira gute nyogoku? None se ubusanzwe wiyuhagira ute? Muvana n'imyenda yose ubundi ukiyuhagira? Ariko icyo gihe simba ndi mu muhanda. None se urashaka kuvuga ko nziyambura imyenda yose nkiyuhagirira mu masangano nyogoku? Mukobwa jana ndavuze ngo mpereza amafaranga yanjye. Urumva nayo gukemura ibibazo byanjye n'iby'abana banjye. Ntayo ngoye Pasika. Koko uratenye ku gateko karya n'abana bawe mukabimara muzi ko ntariye. Ukanabika amafaranga ngo umugore utwita burare. Umugore utwita inda yandera. Y'umugabo wanjye. Igishyira uwo mugabo wawe nyine giye undeke. Urumva niba ushonje rwose umuryango urakinguye genda ujye kugabuza uwo mugabo waguteye inda. Sawa mukobwa ja niba ushaka amahoro mpereza amafaranga yanjye ubundi ujya aho ushaka. Nanjye ndavuze ngo sinaburara kandi uyabitse mu gihe watete ugasangira n'abana bawe mukancura. Nta soni umva nkuko nakubwiye ko ubu ngubu ntakigushinzwe. Abo nshinzwe nabo bana banjye nanjye ubwanjye sanga umugabo waguteye inda kugaburire. Kandi iki kigabo ndakijwigiriza. Pasika wamvire mu nzira. Ntaho mvuye. Ndakurengera siceka guhagana n'umugore utwite nakujugunya nkare hakurya niyo ndikava. Ndabirambiwe ariko kumara yanjye. Reka ngo hereze sha. Unduye hasi koko. Ndakunyuka Pasika ndakunyuka wabishaka. Ayiwe Pasika arabona umutabara se ubona yakora iki ngo yirinde izi nkoni za mukobwa jana naho mu kiganiro runana cy'ubutaha.